wagiye ugira ubwenge koko wagiye ugira ubwenge ugakura ku gihe cyose wumva ko uhora uri umwana abana kuzi ko umukire yamamagaye nkatahira akamembo mu baby man naje ndaririmba mugaye kabare yafi yanutse noza hano ngo niba ari kagugu sinzana banjyanye man arangije nyine nararirimbye yarambwiye ati jita frita yari ngwakazi ndamwa na wase boss ndamwa na ku boss ngiye ngundi ndaye arambwiye ati ngenda gushakira mu baby wujuje imyaka y'ubukuri mba ngiyeyo ndaririmbye koko nagiye na kare amafaranga yari my fucking money bro fucking my money mani yamaye amafaranga make cyane ndanje ndagenda ndaririmba ikintu cyambabaje kuruta ibindi byose nuko naririmbye ngatahira umugore Yesko baje kubinisha ta. Kubinisha. Ngo bakora ubwenge buhangano by ni AI nyine. Nikirimo imbyinisa. Ntago ndakibona. Ese usiko bibondo iyo ndirimbo ntayazi tuvuge kutaratambuka bari kwicura. Insha kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni yihe. Indirimbo yitwa ngo aragitose. Ngo maze kubwara ubwonko bwanjye babuha ibitaro tuvugana ubu ubwonko bwanjye bwawe bumaze nk'imyaka 3 mu bitaro ariko kano kanya baransezereye ngubwire ngo kano kanya ejo bundi muri wayimi nzagaruka kandi ikibazo cyaje kubaho wa mwacteur wa ndushinzwe kwa acting nako wa mwacteur hari we wa ndi twakubina na actinze bo ndimo ndamukubita abakobwa bagukunda ubona ko abakobwa bagukunda je bakunda basuje cyane nabo no kuvanga noneho wa mujama ndaramukubise. Umunyarwanda yaciye umugani agira ati isi ni konsi uzonke vuba kuko ntago ari nyoko. Ibi ni nyuma yaho umuhanzi mwakunze muri benshi cyane mukamukunda mukamwereka urukundo rukomeye cyane. Urukundo rwaje kuba rwavubuka ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ubwo yasohoraga indirimbo yitwa Aragitosa. Muza kuba mwamukundaho cyane dore ko yaramaze iminsi akora ibiganiro byo bitandukanye abantu bakagenda mukunda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'umuhanzi akimara gukora hit zigiye zitandukanye ndetse n'izina rye kimara kuba ryavubuka cyangwa rimaze kuba ryakomera yatangiye kugenda yitangariza ku buryo akunda indaya zaje kuba zamushinguzamo inoti ya 700 ari nayo yaje ko yamubera intandaro ikomeye cyane ibibazo yatangiye kugenda yinjiramo ndetse n'agahinda gakabije. Wakibaza rero ngo ibyo bintu byose byagiye bigenda bite. Muribuka neza ko umuhanzi G-Tough yagiye anyura mu buzima bugiye bitandukanye ari nabwo yagiye akora muri timu zitwa za Tough Gang ariko baza kuba mwanga ariko akomeza kugenda higa. Nyuma yaho rero yaje kuba yatangira kuba yakidodera inkweto arazidoda ndetse abona ko nta n'ubundi buzima yagombaga kuba yakomeza ariko nk'umuntu wari ufite inganzo yo kuba yaririmba yaje kuba yagira atya atangira n'ubundi kugenda yisunika akora ibiganiro bitandukanye dore ko mu myaka myinshi cyane yashize ari nabwo yari yaje gukorana ikiganiro n'uwitwa Nyarwaya Innocent benshi cyane bavuga ko ari nawe waje kuba yamuburesinga kuko iyi Nyarwaya yaje kuba yamubwira ati buriya rero G-Tough ushobora kuzatangaza abantu bose kumirwa ariko ubu ngubu G-Tough ari mu gahinda gakomeye cyane ndetse no mu bibazo bikomeye cyane nubwo mwamukunze muri benshi cyane ariko uyu munsi wenda reka tubanze dusubire mu rugendo uyu muhungu yaciyemo ariko kugeza uyu munsi abantu benshi cyane batangiye kugenda bavuga ko ariho ari kwerekeza ndetse asubirayo buryo umwanzi bakunze kuvuga ko agomba gusubira iyo yavuye ndetse akenshi cyane usanga abantu iyo bavuye ari habi cyane kurenza aho bari uyu munsi. Ndavuga abenshi cyane uyu G-Tough rero nawe mu buzima bubi yabayemo atagira n'urwara rwo kwishimisha twavuga ko uyu munsi naho ashobora kuba ariho ari kwerekeza nanone kongera kwidodera inkweto. Benshi cyane bagize kuba banavuga ko ubwo yasohoraga indirimbo yitwa Aragitosa batangira kuba bamusabira ko yafunga kuko abantu benshi cyane bavuga ko iyi ndirimbo ishobora kuba irimo ibintu bidashimishije dore ko hari n'abanyamakuru bigize kuba bajya mu nama y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwateguye ndetse baza kuba basaba ko uyu muhanzi n'igihangano cye baza kuba bakurikiranwa ariko ibyo ngibyo bitigeze bikurikizwa ndetse batangira kugenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ndirimbo yongeye kuba yaca ibintu ubwo ku munsi w'abagore umuntu uza i Rubavu hagaragaraga video y'abagore babyinaga indirimbo yongera gukoroza abantu benshi cyane batangira kugenda bayibazaho abantu benshi cyane batangira kuba bakwishimira G-Tough nubwo nyuma yaho yagiye asohora indirimbo ariko zikagenda zanga mu buryo bukomeye cyane ariko nanone indirimbo Aragitosa yigize kuba yakwamamazwa cyane igizemo uruhare n'uwitwa Mutesi Scovia ubwo bikoresha bashinzwe cyangwa abasanzwe bakoresha ubwenge buhangano bw'aba AI bagiraga batya bagakora video y'indirimbo yitwa Aragitosa ariko uwitwa Scovia ari we uri kwibyina abantu benshi cyane batangiye kugenda bayikunda noneho kurenzaho biba ibindi ariko ubu rero uwitwa G-Tough nubwo mwamukunze muri benshi cyane uyu munsi ari mu buzima bukomeye cyane ndetse n'ubuzima bugoye abenshi cyane bavuga bati akeneye gutabarwa.
Ibi rero ni nyuma yaho yabitangarije mu kiganiro yaje ko yakorana n'uwitwa Manibu kuri Exilage TV n'ubundi akenshi cyane yakunze kugenda agaragaraho, ariko nyuma yaho abantu benshi cyane batangira kugenda bamubura gake gake, ariko byatewe ngo n'ibihumbi 700 ubwo yavaga muri Genius Comedy. Ibyo bihumbi 700 ubwo yaje ko yanyura ku ndangamirwa ndetse agiye kureba indangamirwa yaza ko yagira icyango iza kuyacucura. Nyuma yo kuyacucura rero ngo uyu mugabo wari urimo yiyubaka atangiye kugenda agira agahinda gakabije cyane, ndetse atangira kugenda agendera abantu kure, ndetse hari n'abamutumiraga mu biganiro akagenda yanga kuba yajyayo, ndetse yanajyayo ayakore yose akayanywera cyangwa akavayo aya mazi. Murabizi umuntu amaze ko yahinduka icyamamare gikomeye cyane, murabizi ko hari uburyo atangira kunywera ahantu hatandukanye naho yanyweraga, agatangira kugendana n'abantu batari basanzwe nabo yagendanaga nabo. Urumva ko ubuzima buba bwamaze ko bwahinduka, ariko nubwo buhinduka abo bantu akenshi cyane babaje kubera ko umeze uko nguko, igihe uzaba ameze nabi n'ubundi akenshi cyane bazagenda bagukwepa. Ni Gitafo akenshi cyane bakunze kugenda agaragarizwa urukundo n'abagore ndetse n'abakobwa bose muri rusange, ubona ko bamwishimiye, yaba n'abagabo ndetse n'abasore bose babonaga ko uyu Gitafo bamwishimiye cyane ndetse ku rwego rwo hejuru. Ariko uyu munsi arimo aratakamba ndetse n'atabaza bikomeye cyane, dore ko basigaye ajya mu bitaramo aho kugira ngo baze kuba bajya baryamuhemba amafaranga aba yavuganye nabo, dore ko ngo nayo bamuhembaga kera batakiyamuhereza, ahubwo basigaye bamuhereza icyitwa ngo ni urusenda cyangwa amafaranga make cyane akabije, ndetse aya nayo ntibaze ko bayamuha nk'uko bayamwemereye, ahubwo bakaza ko bamuhemba ngo abakobwa bameze neza, ngo abakobwa ngo bujuje imyaka niyo basigaye bagiye barya bakamwihembera. Mu buzima rero bugaragara ko uyu witwa Gitafo yongeye akagira atya rwose akisubirira mu kwidodera inkweto ze nk'umwuga n'ubundi yari asanzwe akora. Urumva ko ibintu byamaze ko byagira bite, byamaze kuba byahinduka. Rero uyu Gitafo murebe ikintu mukora nk'abakunzi be, niba koko mwaramweretse urukundo rugiye rutandukanye, mukomeze kugenda mumwereka n'urundi rukundo uyu munsi mu buzima bubi ari kwerekezamo. Reka rero mbashimire mwese mwabanye muri iki kiganiro, nanjye mbabwire nti twe turi kumwe hano The Rich. Mukomeze kugenda mukora subscribe kuri True Rwanda, mukora koze cyane, mugire ibihe byiza.